waje gukora iki kuri uyu musozi? Umusozi nababoneye Imana naje gusenga. Aya mazi mureba akiza indwara zose zananiranye. Iyo umuntu ayanyweye hari indwara abasha gukira. Ahantu hari Imana, abantu bose twabifuriza ko bagera kuri uyu musozi bagasenga. N'abafite uburwayi bwayoberanye bakahagera bakira kuko hari Imana twarayibonye. Mbese batubwira nk'ibintu bibiri waba warahageze bigahinda. Hano kuri aka kagezi tuhasanze umugabo arimo arakaraba, arimo aranywa amazi. Papa turagushuje mu izina rya Yesu. Tugusanze kuri uyu mugezi, mbese ko uri kuri uyu mugezi bimeze bite? Waje gusenga. Y'amazi y'umugisha. Amazi yawe indwara zidakira. Iyo karabye rwose karande zirakira. Mbese muri make ubwo washishikariza abantu bafite karande bakaza kuri uyu musozi bakanywa kuri aya mazi akuraho karande. Icy'ingenzi ni ukwizera Kristo. Iyo winjiye muri Kristo Yesu, icyo ukoze cyose kikubera umugisha. Rero mu kwizera aya mazi iyo wageze urushye urayanywa ukabaho ukaruhuka mu mubiri ndetse kumva bigenze neza, ibintu byinshi bikagenda barahunga mbese umutima ugatuma. Siko njya numva abantu ko njya numva musenga, ubundi Imana musenga ikora ite? Ikora neza, ikora ibyo abantu batabasha. Ikora ibyo abantu badashaka. Ni nk'iki yaba yaragukoreye kimwe cyangwa bibiri, yaba yaragukoreye kuri bivuga ngo ibi yabikoze abantu byarabananiye, nk'ibintu bibiri cyangwa se bibiri. Ikintu cya mbere Imana yankoreye, nararwaye uburwayi bukomeye cyane, wari umwaka wose kandi bivuze byaranze, abaganga barananiwe, Imana wenyine niyo yankirije. Nta mutima weye kuko nari narivuze ngeze aho ndiyakira ntegereje gupfa. Imana yonyine yohereza umukozi wayo araza aransengera, abikora nk'ikiraka ndakira, ndongera mba muzima nari narabaye akarema. Urakora nahagaze ku maguru yanjye abiri hari mbaguru kumvana nari ndimo ndakureba. Byabayeho ni ubuhamya bwa mbere nabo. Ikintu cya kabiri Imana yankoreye, navuye mu cyaro nta n'amafaranga igihumbi. Imana iminzu mu mujyi wa Kigali. Iguhinze mu mujyi wa Kigali. Ubu ufite inzu mu mujyi wa Kigali. Sinkodesha, nta kintu umushyitsi nkabona aho muraza, mbese nta kibazo ufite. Ubu nta kibazo ufite. Ndumva ibyo Imana yakoze ari byinshi. Noneho ndagira ngo usengere abantu baba barwaye, hanyuma urumva nawe Imana yaragukirije, usengere abantu baba barwaye, nawe ubasengere. Kwizera wagize ugire kwizera, ubasengere nabo bakire. Mama data twese urushimiye kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe. Mana ngushimiye ubuntu bwawe ko ungerera aha ngaha kandi ukaba umuje n'umukozi wawe. None njya gusengera abarwayi. Ndi imbere yawe rero mpagaze mu kwizera kwawe. Nize nsenge umuntu wese urwaye uri kureba iyi video, cyangwa n'uzayireba wese ndagusengera kugira ngo uburwayi yaba afite bwose ubukize, kuko nzi neza ko ukiza indwara zananiranye n'iz'abana b'abantu n'izitagaragarira amaso y'abantu urazikiza. Warangijije ndabibona, ukora imirimo n'ibitangaza ndabibona, ndi umugabo wo kuri hano. Sengeye buri wese urwaye indwara yamuyobeye, indwara z'amayoberane zose ndazisengeye kuko nzi neza ko ubikiza. Mu izina rya Yesu bisabye nizeye. Imana iguha umugisha. Abakunzi ba Izabihindura TV show, ahangaha ni kuri wa mugezi w'Ikanyarira. Murabona abantu, abakozi b'Imana baje kuri uyu musozi, abantu bahazi dore kuntu bambuka, bashyizeho n'ikiraro, abantu barambuka rwose, namwe murabizibonera dore amazi kuntu atemba. Yewe kumva nageze hano ndumirwa, numiwe pe, numiwe. Mwababonye mwege muza muvuga ngo Kanyarira ntibahasengera, ndebera abo bantu rwose, mundebere murebe abantu muhazi, mwihangane murebe. Abakozi b'Imana baracyariho inshuti zanjye, abakozi b'Imana baracyariho. Babonye ba basirikari ba Yesu bogejwe mu maraso, dore ngabo abandi bari kuzamuka, abandi bari kumanuka.
ariko abarokore ndabakunda cyane, ndabakunda cyane, ndabakunda cyane. Dore n'abagabo mama shenge. Dore no kuri y'amazi y'umugisha, urababona rwose. Na ya mazi bajya bavuga ngo iyo umuntu yanyweyeho arakira, murimo murayareba aya mazi ngo iyo umuntu yanyweyeho arakira. Namwe murimo murabyibonera, muribonera umubosi nawe yiyiziye, muza muvuga ngo ntago basenga, barasenga. Reba umubosi ukuntu anywa amazi, murebe mundebere namwe. Mada, tugusanze hano uri gufotora, wabanza ukatwibwira ubundi. Ngewe amazina nitwa Kamanzi Theogene. Amazina nitwa Mutuyimana Benita. Ndi umugore w'umugabo umwe n'abana batatu. Hanyuma tugusanze ahangaha kuri uru ruzi, mbese waba waje kuri uyu musozi, waba waje gukora iki kuri uyu musozi? Umusozi nawaboneye Imana, naje gusenga. Aya mazi mureba akiza indwara zose zananiranye. Iyo umuntu ayanyweye hari indwara abasha gukira. Ahantu hari Imana, abantu bose twabifuriza ko bagera kuri uyu musozi bagasenga. N'abafite uburwayi bwayoberanye bakahagera bakira, kuko hari Imana twarayibonye. Mbese batubwira nk'ibintu bibiri waba warahageze bigahinduka bibiri byonyine. Hano kuri aka kagezi tuhasanze umugabo arimo arakaraba, arimo aranywa amazi. Papa, turagushuje mu izina rya Yesu. Tugusanze kuri uyu mugezi, mbese ko uri kuri uyu mugezi bimeze bite? Waje gusenga. Y'amazi y'umugisha. Amazi yawe indwara zidakira. Iyo akarabye rwose karande zirakira. Mbese muri make ubwo washishikariza abantu bafite karande bakaza kuri uyu musozi bakanywa kuri aya mazi akuraho karande. Icy'ingenzi ni ukwizera Kristo. Iyo winjiye muri Kristo Yesu, icyo ukoze cyose kikubera umugisha. Rero mu kwizera aya mazi iyo wageze urushye urayanywa ukabaho ukaruhuka mu mubiri, ndetse kumva bigenze neza, ibintu byinshi bikagenda turahunga, mbese umutima ugatuma. Siko njya numva abantu, ko njya numva musenga, ubundi Imana musenga ikora ite? Ikora neza, ikora ibyo abantu batabasha, ikora ibyo abantu badashaka. ikora nk'abantu. Ni nk'iki yaba yaragukoreye kimwe cyangwa bibiri, yaba yaragukoreye kuri bivuga ngo ibi yabikoze abantu byarabananiye, nk'ibintu bibiri cyangwa se bibiri. Ikintu cya mbere Imana yankoreye, nararwaye uburwayi bukomeye cyane, wari umwaka wose, kandi bivuze byaranze, abaganga barananiwe, Imana yonyine niyo yankize. Nta muti nyweye, kuko nari narivuze ngeze aho ndiyakira ntegereje gupfa. Imana yonyine yohereza umukozi wayo, araza aransengera, abikora nk'ikiraka, ndakira, ndongera mba muzima, nari narabaye akarema. Urakora nahagaze ku maguru yanjye abiri, hari maguru kumbana nari ndimo ndakureba. Byabayeho ni ubuhamya bwa mbere nabo. Ikintu cya kabiri Imana yankoreye, navuye mu cyaro nta n'amafaranga igihumbi. Imana inzu mu mujyi wa Kigali. Iguha inzu mu mujyi wa Kigali. Ubu ufite inzu mu mujyi wa Kigali. Sinkodesha, nta kintu umushyitsi nkabona aho muraza, mbese nta kibazo ufite. Ubu nta kibazo ufite. Ndumva ibyo Imana yakoze ari byinshi. Noneho ndagira ngo usengere abantu baba barwaye, hanyuma urumva nawe Imana yaragukirije, usengere abantu baba barwaye, nawe ubasengere. Kwizera wagize ugire kwizera, ubasengere nabo bakire. Mama data wa twese, urushimiye kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe. Mana ngushimiye ubuntu bwawe ko ungezera aha ngaha kandi ukaba umuje n'umukozi wawe. None ngiye gusengera abarwayi.
ndi imbere yawe rero mpagaze mu kwizera kwawe, nize nsenge umuntu wese urwaye uri kureba iyi video cyangwa n'uzayireba wese ndagusengera kugira ngo uburwayi yaba afite bwose ubukiza, kuko nzi neza ko ukiza indwara zananiranye n'iz'abana b'abantu n'izitagaragarira amaso y'abantu urazikiza. Warangijije ndabibona, ukora imirimo n'ibitangaza ndabibona, ndi umugabo wo kubihana. Nsengeye buri wese urwaye indwara yamuyobeye, indwara z'amayoberane zose ndazisengeye kuko nzi neza ko ubikiza. Ni mu izina rya Yesu bisabye nizeye. Imana iguhe umugisha.